Uzumva benshi bavuga uti ngiye ndi muzima, uti ngiye meze neza, uti nta kibazo mfite, umugabo wanjye ameze neza, twagiye kwa muganga dusanga twese turi bazima. Abantu benshi bakibaza bati ese kuki tudatwita kandi umugabo ari muzima nta kibazo afite kandi nanjye ubwanjye ndi muzima. Ibi bikunze gutera guhangayika, amakimbirane mu rugo ndetse rimwe na rimwe gushinja umugore wenyine ko ari utabyara. Ariko ukuri ni uko gusama inda ari igikorwa gishingiye ku mpande zombi, kandi hari impamvu nyinshi zituma umwana ataboneka vuba n'iyo umugabo yaba ameze neza. Uyu munsi tugiye gusobanura impamvu zose zituma umugore adasama vuba n'icyo bivuze ku buzima bwombi. Impamvu zituma umuntu adasama vuba ese ni izihe? Biterwa n'iki kandi umeze neza? Impamvu ya mbere, igihe cyo gusama, ovulation time. Gusama bibaho gusa mu minsi runaka y'ukwezi. Iyo bidahuye n'igihe cya nyacyo, gusama ntibibaho. Abenshi ntibamenya igihe cyiza cyo gusama. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma gusama bitinda, ushobora kudasama vuba, imihango itameze neza. Imihango idahoraho, imihango igenda ikabura iminsi runaka ugasanga yabonetse ikindi gihe ntiyabonetse, imihango irimo ububabare bukabije, ibyo bigira ingaruka nyinshi cyane. Ibi bigaragaza ko ovulation ishobora kuba idakorwa neza. Iyi imihango yawe idahoraho igenda ihindagurika cyangwa se ugasanga iri gutanga ibihe runaka, ibi bishobora gutuma muri wowe nyine igihe ushakira gusama bidakunda. Iyo imisemburo itaringaniye, hari amahormone cyangwa se imisemburo igira uruhare runini cyane mu gusama, estrogen, progesterone, prolactine. Iyo ni imwe mu misemburo ishobora gutuma nyine usama. Iyo bitameze neza cyangwa iyo misemburo itaringaniye, gusama biratinda. Ikintu cya kane ni stress n'ihungabana ry'ibitekerezo. Akenshi ku muntu ufite ibibazo byinshi, umuhangayiko ukabije, guhora utekereza tuzabyara ryari, ese ndi gukura, ngejeje iki gihe iki n'iki, igitutu cy'umuryango, umugabo ari kuguhoza ku nkeke. Ibyo bigatuma ugira stress n'ihungabana mu bitekerezo. Ibyo bizatuma udasama. Stress ishobora guhagarika ovulation, ariyo mpamvu uba ugomba kwirinda stress, uba ugomba kwirinda nyine ibyatuma uhangayika. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma gusama bitinda ku mugore ni ibibazo byo mu miyoboro, fallopian tube. Iyi miyoboro ifunze cyangwa yarangiritse, akenshi biterwa n'ama-infection mu myanya ndangagitsina. Iyo ufite ama-infection mu myanya ndangagitsina, ibyo bishobora kujya kuyobya ya miyoboro, bigatuma nyine gusama bitinda. Intanga ntizishobora guhura n'intangangabo. Ubwo ni hahandi ova ntishobora kuba yahura na sperm kubera ko ya miyoboro iba yarazibye ntaho byahurira. Ibyo bikaba byatuma rero gusama bitinda. Ikintu cya gatandatu, indwara zo mu nda. Akenshi abantu bafite ibibyimba, imiterere idasanzwe y'inda, ibi bishobora kubangamira gufata inda cyangwa kuyigumana. Abantu bafite uterus problem, endometriosis, ibibazo bigiye bitandukanye mu mura, ibyo bishobora gutuma gusama bitabaho. Ibibyimba cyangwa se ibindi bibazo bigenda bigaragara mu ndwara zo mu nda. Imibereho n'imirire ni ikintu cya karindwi gishobora gutuma gusama bitinda. Kunywa inzoga nyinshi, ugasanga umugore unywa inzoga nyinshi, kunywa itabi nyinshi, imirire mibi, kutabona ifunguro rihagije, indyo yuzuye, kubura ibiro cyangwa kurenza urugero, ukabyibuha bikabije kubera ko nabyo ni imirire mibi. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma gusama bitinda. Umubiri udafite ubuzima bwiza ntukora neza mu gusama, akenshi uzategereza nyine gusama byange. Ikintu cya munani gishobora gutuma gusama bitinda ni imyaka y'umugore. Uko imyaka yongera, amahirwe yo gusama aragabanuka. By'umwihariko nyuma y'imyaka 35 uba watangiye kugera muri cya gihe cy'umuhangayiko. Si indwara, ni uko umubiri uhinduka, kuko guhera ku myaka 45 yo, aho ngaho uba watangiye kugera muri menopause. Icyo gihe nyine gusama biba bizagorana. Ikintu cya kenda gishobora gutuma gusama bitinda ni indwara zitagaragara vuba, nk'ama thyroid problem, ama-infection adafite ibimenyetso, bishobora gutinza gusama utabizi. Cya gihe uba nyine wari ufite ibibazo mu bijyanye n'ama-infection yinjiye, cyangwa se wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye bikagutera ama-infection mu bitsina, ibyo akenshi bishobora gutuma no gusama bitaba ndetse bikanaba bitinze. Niyo umugabo yaba ameze neza,
kuba umugabo ari muzima ntibivuze ko gusama bihita bibaho. Gusama bisaba igihe, ubwumvikane, ubuzima bwombi n'igenzura rya muganga igihe bikomeje gutinda. Kudasama vuba si amakosa y'umugore wenyine, ni ikibazo gishobora gukemuka, gusobanuka kandi kigakurikiranwa n'abaganga. Icy'ingenzi ni ukuganira, kwihangana no gushaka inama ku gihe. Ibi ni bimwe mu bintu nyine bishobora gutuma umugore asama bitinze. Tukaba twabagejejeho ibintu 10 nyine bituma uko umuntu yaba ari muzima kose, uko nyine yaba ameze neza, hari ibintu bishobora kuba inzitizi, hari ibintu bishobora kuba ibyo bikaba byatuma gusama k'umugore nyine bitinda kandi bujuje ibisabwa. Niba wowe cyangwa umuntu uzi ahanganye n'ikibazo nk'iki, sangiza iyi video kandi subscribe kuri channel Mr. Scolaire dukomeze